anje we anje ibi ni ibicuri ndacyakubaza bino bintu urimo ni ibiki mama ntago ari ngombwa rwose anje kukisigaye nkubwira ntumve koko mwana we ni ikihe kibazo ufite reba imbere naguhereye ndakubwira ntago nyumva ahubwo sinzi ibintu usigaye wanigita ubundi uratwite tugeze mbwira ikintu kiri muri iki gitabo reba ngana aho igitabo ugikuyeze mama ngiye rwose nkeneye kumenya ukuri pe nkeneye kumenya ukuri ibi ngibi ntabwo byashoboka mama ntabwo byashoboka nkeneye kumenya ukuri kose imyaka yose ishize umbeshya ngo papa wanjye yarapfuye mama anje rero mwana wanjye byagenze nose mama ukambikiye imyaka yose reba imyaka yose ishize umbwira ko papa yapfuye ngewe ubu ngubu nari nzi ko ngombaga kubikubwira kubera ibibazo byose byambayeho anje ibi byose nabikuhisha kugira ngo nose mama ubundi iyo ubimbwira ngombaga kubikuhisha mama ngiye rwose naniye ariko suri kwirukanka cyane ugiye he mama ariko ngiye sindi kumva impamvu wabimishe no ubu ngubu ntabwo nzi ngo papa wanjye abawe ntabwo nzi ngo bimeze bite mama se kutumva mwana kutanyumva ngo nyumve ubumve impamvu yabimishe nazundi mama byagenze gute ubundi byagenze gute nyeye umva mwana wa ibi bibazo byose nabikurinze bituma nguhisha papa wawe wakubyaye azima mukamisha imyaka kubera ibyo yankoreye none se bijye nari nzi ko ubwo sinzi n'impamvu byatumye ujya gucakambura kugira ngo umenye bino bintu ibi n'ubundi ibi nibyo nirindaga uzi ko aribyo nirindaga aribyo kumpisha ko papa wanjye ari muzima ukaguma umbwira ngo yarapfuye se ubundi wibereyeho gutya nta se ufite bigutwaye mama njye noneho utabimbwira hari icyo nakwiriye niko anje njye hari ikintu nigeze nkwiye ako mama reba ukuntu tubaye mu buzima ubu ngubu ahantu papa ari wasanga ari n'umukire akazi ke nashaka nagenda yinezeze ntabwo uzi reba kurya bari mana nigeze nkwima ntacyo nakwimye nka nyoko mwana wanjye Eric ni gusa umugabo wita Eric ntabwo muzi sura nabonye mu gitabo uyu muntu rero wabonye mu gitabo uriya niwe papa wawe ibi ntabwo nashakaga kubikubwira ariko uriya wabonye mu gitabo niwe papa wawe nari narabiguhishe kuko yarankomerekeje umutima cyane ndababara bituma nari naramwibagiwe na kiriya gitabo niyo mpamvu nari narakiguhishe barabonanye koko nibyo ariko anteye inda yahise anyirengagiza yaranyirengagije ari papa wawe ni nayo mpamvu nanjye nabiguhishe ntugire ngo ni ikindi bituma nanjye ngenda ndamwibagirwa nk'uko umuntu yibagirwa inzozi yarose ariko kubera ko mvumbuye mwana we uko niko kuri narakurindaga ariko yarampemukiye nka so wakubyaye ntigeze akwitaho twabaye mu buzima bugoye ariko nta kintu nigeze nkwima ntacyo nakwimye ibi byose nabikoze kugira ngo nkurinde uri Eric niwe so ariko yambereye umubyeyi gito yanteye inda ariruka mbimubwiye yigira nabi hamwe no kumbwira ngo nyikuremo ubwo se urumva wari umuntu mama ndakubwira ngo ikure ubu ntabwo wari kubaho papa nta mutima yarafite inyamaswa niyo mpamvu nagenda gusa yabitewe n'iyi niyo mpamvu nawe narabiguhisha mwana mama reba ubuzima kandi ubu ngubu
wasanga wenda arafite amafaranga n'akazi ke nagenda yagira amafaranga simubujije ariko Imana izamuhana ibiro byose riba binteye bituma nanjye nguhisha ukuri bituma nanjye izo mwana ariko ntabwo nari nkonze mwana narabiguhise kugira ngo utangirika ariko none kuva ubimenye rero nuriya nta wundi ni wowe binkoze nimubona J'écris dans tous. Mba ndimo kwitaho mu gikari ndeba yuko n'icyaka kimeze neza abandi biriwe neza nawe undi se bose ugira ngo stress ahantu zitaba natwe mu gikoni tuba dufite stress uzi kugira ngo umenye ngo igihiko kiraha amasafuriya yogeje mbese ukamenya ngo urateka ute ibirayi birahase nyine ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo bihuze mu kantu kamwe bibyara ikintu kimwe bayibyo byihurije birabigoye we ntabyo uzi ahubwo zanira igikombe cy'amazi uzayigisha gukoresha zanira igikombe cy'amazi ariko hariya bambona mukaraga nanjye babona iri rimwe basi nanjye ngureho sibyo urambwe ngo uzayigisha intebe aho genda kibaye iki zanira amazi zanira amazi ako bosi iki ngiki nzakimenye iki ntabigoye reka muzanira amazi banguka ubundi bosi bisigaye ikirahuri kimwe siko nagukata ubu ni ubwenge bw'abashefu nta muntu ushobora kuzana ikintu nka kiriya agitwaye nka kuriya nta bwenge afite buriya ni ubwenge bw'abashefu mbere yuko nza gusaba akazi aha ngaha nari nabanje kubyigaho reka ndababyize byarisha ibyo bintu yewe buriya ibintu nk'ibi ngibi njye mba mbizi cyane yajya gutwara itazoko ntabwo se bose kamaze ngo nyuma y'aho unywereye amazi urumva umuntu udakeneye no kurya cyawe warasaze sha uzi se wambwiye ko bigiye gushya sha umva ni nko gufungura wifi guteka kwa nyiri umuvuduko wa 4G ibintu byose byaje kuba televiziyo ibintu byanjye byose babiri ku muvuduko wa 4G bose nibyo mba nkubwira rero ubundi sinumvisha umuntu ukomanze ayabwo banza ari b'abaturanyi bano hepfo ubundi genda urebe abantu batekereza amasaha yo kurya bakahita baza koko usibye ko ari mu babosi abaye ari nko kuvuga ngo hano barira ku mibare baba batwica imibare bose ntacyo twebwe se n'ubundi ko Imana yatwereye umutima mwiza ariko ikamaze mbabaza umva mbaze mbabwire sibyo uru rugo ntabwo ari kamenya byinane wumvishe mujye mumenya ahantu mukomangira mumenye n'ibyo mwamuje gukora nubwo yaba ari iwawe donke kongera gukomanga uko nguko bite bosi wawe arahari ko niwe nshaka bosi wowe nubwo waba ushaka bosi wowe ukomanga uko nguko aha ni iwawe wese ni iwawe aha ni kwa so ni kwa tureke guterana amagambo nshaka bosi wawe nawe uhari ngo genda niwe nshaka bosi wawe ushaka kurwanya ko abakobwa b'iki gihe mwabaye bosi ntabwo yajya mu ndaya abafite ibintu byinshi bababaje nshaka bosi wanga bari bosi ntabwo yajya mu ndaya nimba kuri monideni undi munsi uzabimenya ikinyabupfura cyo gukomanga ahangaha ntabwo ari ukubakomanga gukomanga muri siransi ubundi uyu muntu aje gukomanga urakomanga okay ntacyo urashaka nde uramushakira iki ntabwo ushinzwe kubimenya ibyo mushakira so wabishinzwe ninjye ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka ntabwo ushinzwe kumenya ibyo ako ninjye ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka mba ngomba kumenya arahari nawe uhari umukobwa rero kamamubwira arahari cyangwa nawe uhari ni amahoro ni amahoro okay ariko reka gato
reka gato n'ikindi gihe n'ujya ujya ahantu udasanzwe ugenda ujye wajyana ikinyabupfura ahangaha tuhaba turi abantu batuje nta mpamvu yo kuzana uporomoka nk'imodoka yacitse firombeje se wambabariye ukareka kunzamura kuki urebe mu masaha yo kurya akaba ari yuzuye n'agasukari gake nari mfite mu mubiri uragira ngo nako kazamura uri kumva ndi kera abakobwa nkamwe twarabakubitaga njyewe nshaka Eric ubwo urashaka ikindi ndi kubaza ngwino ubwo urashaka ibiryo ngwino ubu kuki utaje saa saba ukaza saa sita ese kuvuga ngo wari wabariranyije waburebye njya guhaha urabura uravuga ati saa yine ndaba mbiteretseho saa tanu birabihiye saa sita ndaba mbiteretse ku meza nari abakozi b'iki gihe babaye uri turuka mu masaha yo kurya niko sha niko aba ikiko muri gushaka genda nyine inje boss dore umukobwa ndamukuzaniye yawe jya mu gikari ameze nk'igisasu nureba nabi kiragukubita gusa reka reka ibigambo uyu mukobwa nyine mvamo unsobanurire wowe nugira ikibazo basi wenda uwite usakuza cyane nusakuza leta amenya ibibaye ite naho genda nyine jya mu mirimo wicunge kino ni igisasu bateze mbega umukobwa ngenzanwe hano n'ikibazo kimwe gusa nshaka kunsubiza nkahita nigendera ikibazo nshaka kunsubiza umukobwa wa Roza niwe papa Roza 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 mukama yego Roza Roza mama wawe niwe mama wanjye siko Roza yarabimpishe niwe papa nimba kuko umwana wa Roza mukama ndiso ariko yari yarabimpishe rero wa mwana we ntabwo nari mbizi pe mama yamaze igihe naramubuze ntabwo nigeze menya ko yabyaye okay nta kintu narinje kugusabira usibye kubona ukoresha amaso y'ukuri Shadows creeping along the floor. The silence echoes a distant roar. A heartbeat buried in the sound. A trembling spark yet to be found. Take me to where the light was born.